umuntu nijoro araje ari mu ntambuko yoroheje kandi nziza iteye ubwoba, arambwira ngo uva mu by'umwe bwe bitagira umumaro, ngo niwemere ukanyumvira nzaguhaza ibiza byo mu gihugu, ariko niba ukagoma inkota y'Uwiteka izakurya. Ntabwo nigeze mbyita. Bwakeye mu gitondo njya kuri banki ndotera 1,350 mbangiye Gatuna, ngeze ahantu ku ifamu ya Kabarebe, ahantu hino yaho mujya gusengera muri ya mazi y'ibyumba, ngiye kumusanga rwa kihagaze muri feruje, imodoka ikingo imiryango yombi, imodoka ya tuteri cyangwa ziraza double cabine, mbona nihe hagaze, ndambwira ni buhagaze. Ira modoka mbona siyo muri RPD, ubwo nyine muri Rwanda Revenue. Aterega nti ateka turebe nturebe kandi je nayibonye na parke nazibonye ko nayisigaye nzize zose. Arambwa turabizi nti ati nubundi twafashwe, ati imodoka iri mu bwoko bw'iyange kandi na modoka iri mu cyerekezo, twebwe umwanya wo kujya gukata ireba tugeze cyane cyane ko we adapakiye je nkabampakiye. Aha ni Nyabugogo na aha ni Nyabugogo, aya na amagaraje na amagaraje, none aho twabakatira cyane ko ni saa 9 z'ijoro nta modoka twabona twakatiramo. Twafashwe rero. Ubwo yamaze kumbwira gutyo numva ikintu cy'icyugaza nyebutse, mbona n'umupolisi yamugezeho n'imbu. Njye ku mushoferi nsanga n'umupolisi nawe yamugezeho, ndebye imbere muri paraburiza sanga undi wondeba ya modoka ahihagaze, mbona abo bagabo sinzi ahantu baturutse. Ngiye kubona mbona umupolisi nawe ahagaze mu mazuru y'imodoka yacu. Uwo mazuru arambwira ngo Masiro ntikara amafande, ngo amaboko hejuru se ibyo niziritseho. Nari naranze kwemera ko Imana ishobora kunkiza sida. Nicara kuri moto y'abamotari tumva ko ivuze, yavuze ngo igukijije sida, ntindabizi ariko ceceka. Naba niciye musenyeri umuhanuzi ati umva ko Imana ivuze igukijije sida, ndabizi ariko ceceka. Ariko umunsi umwe njya gusengera kwa Nyirabasare, sinzi niba hari umuntu umuzi wo mu Gatsata, yagiraga icyumba nigisha ku ijambo rivuga ngo ni mubamba amahema hafi y'inyanja. Hanyuma iryo jambo maze kuryigisha neza, ngiye kwicara nibwo nayo ko mbona hari masaha saa 6, mbona kana kavuye ku ishuri. Haleluya. Imana iravuze niyongeye kuvuga, irambwiye nkubwire ngo igukijije sida, igukijije sida. Reka mbabwire Imana yankijije sida. Muremera ko Imana ikiza sida? Imana nasoje murubo. Imana yankijije sida, Imana yankijije amara, Imana yankijije impsiko, Imana yankijije ibizima byo mu nda, yankijije guhagurika ku mubiri. Ubu bibiri anshingira iduka hara muri Sojemak, isoko ry'i Burundi mwize kumva ryahiye. Sojemak niho twakoreraga, mu Basenegale bari hariye. Aho ngaho niho nakoreraga amaduka abiri, iryanye n'irye mu byumweru bibiri. Ariko hashize ukwezi ni ubwo ni byumweru bitandatu cyangwa se ni iminsi 45 natangiye no gukubitwa mu bantu bakubiswe inkoni nyinshi. Masiro ndi mu bantu ba mbere. Izi rinete mubona nambaye ntabwo ari ukwera myope ndwaye, ahubwo ni ingaruka z'ubumuga bwo mu mutwe mfite kubera inkoni. Yankubise ifireti mu jisho, umutsi uracika. Ankubita kuri fondasiyo y'igipangu cy'amatafari twagiraga, umutsi ucika inshuro ya 2, ariko ndihangana. Hanyuma yo gukubitwa ndabyihutisha. Ubwo no kuvuga ngo izi rinete nkata nkura ya sorori, namara kuyikura nkarara ndya ijoro ryose. Yakonyeganyeza nanjye nkamampagaze, yakongera gusinzira nkongera nkarara ndya ijoro ryose. Iryo joro kandi ntabwo ryajyaga riki. Sha nuko ni mwihangane mwe guseka, nari mfite umubabaro ukomeye, nari mbabaye cyane bikomeye, nari mbabaye nka kundi inyama kandi tutasibye kuziteka kubera ko inyama rero ihumura kandi gasashe. Kandi sinzi niba yarakazanaga agira ngo nako njye nkanywa, cyangwa se niba yakazanaga akazanira umwana, ntabwo yambwiraga icyako cyari cyo, ariko njye nese menye gukora icyari cyo. Nkajya ntangira kurya bya biryo nkanywa n'amazi umugabo yansigiye, hanyuma yashusho ntangira kujya nyuha umwana. Ayo babaga basigiye umwana baguriye babandi bakuru ko ngo umwana yari uwa 4, abo babaga baguriye umwana abana kuko babaga bari muri saro, abayagwari muri saro. Umugore wagera amaze kudufungurira ngewe nkayanywa, yaba yapfuye yaba ari mazima nkapfa kunywa kuko namaze kumenya ko narwaye bwaki. Uyu mwana nawe natangiye kumuha yandi wa mudamu yanzaniraga. Ico nibagiwe gato nuko yandi aho wita mu maya, ntabwo nageraga ku mupaka kubera ko ntabwo nagera ku mupaka kandi ari forode. Babaga babezanye abana babicishije mu ishyamba, ngenda ndupamagana n'abana ngera ahantu hagati yo mu maya na Gatuna rya Kiyonga. Abantu bagiye Gatuna se ko Uganda murahaza, mu ishyamba ry'ikorosi umera nkaho uhita winjira muri Gatuna. Pase ni mwazi hari ahantu mare kuhagera. Ubwo umwana arampamagara ko nakwishaga umwana umwe n'agakoresha benshi, ati mabuja tugeze ntingeze ahana. Irembo ryera TV.
benshi. Iyi ndirimbo iradukwiriye twebwe ba Kristo turi mu rugendo. Haleluya. Kuko kubaho tudafite Imana byatuma tujya mu rupfu vuba, kandi kubaho udafite Imana byatuma ujya mu rupfu vuba. Nta garanti y'umuntu ubaho, nta garanti y'umuntu udafite Imana. Amen. Nubwo muri iyi si huzuye imiruho n'amahane, ariko twiringiye ko mu ijuru, haleluya, tuzagira amahoro. Amazina yanjye nitwa Musabyinka Beatrice, izina ry'umwana ni Mama Siriro. Ndi umubyeyi, mfite abana 4, nene ababyeyi 5, umwe yitabye Imana azira kanseri yo mu maraso. Yafashwe afite imyaka 15, apfa afite imyaka 19. Hanyuma yosiganya abana b'abahungu 4, tuba mu Gatsata, bose baracyari abasore, nta burashaka. Ariko ndi umukristo mu itorero rya ADEPR Muhima, paruwase ni Muhima, ibindi umwami aduhana umugisha. Hanyuma mfite intashyo z'ahantu henshi ndagenda, ariko cyane cyane nshaka kubaha intashyo za bene so bari mu kirwa cya Bugarura na kirwa cya Nkombo no mu kirwa cya Bukoma. Abo bose barambwiye ngo ujye udusubiriza bene data, kuko kumbonana nabo ntabwo biba byoroshye, ariko twebwe uko muzayamuza mujye mudusubiriza bene wacu. Ni mwakiri intashyo za bene so bari muri icyo kirwa. N'ibirwa biri mu Kivu, n'ibirwa biri mu Kivu, bene so barabatashya. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana, gitabo cya 2 cy'Abami, gitabo cya 2 cy'Abami, niho tugiye gusoma. Turasoma ibice 5, umurongo waho ni uwa mbere, dusimuke dusoma umurongo w'8, dusimuke dusoma umurongo wa 14. Iri jambo naryigishije ubundi ku Kinamba, ariko nakomeje gusenga Imana ngira ngo nisabe icyo mbaha, imbwira ko ijambo ryo ngomba kubazanira. Hari impamvu yaryo yuko n'abanyakakiro ari Kinamba na Kacyiru mwese muri bamwe, ndetse nabo ku Muhima turi bamwe. Dusome rero ijambo ry'Imana mu gitabo cya 2 cy'Abami, ibice 5, umurongo waho ni uwa mbere, dusimuke dusoma umurongo w'8, dusimuke dusoma umurongo wa 14. Ni umurongo umwe, ariko ni imirongo igaragara ko ari miremire. Reka dusome rero, twahageze. Haravuze ngo ibya Namani umugaba w'i Siriya umubembe. Iyo ni titre y'ijambo. Umurongo wa mbere, Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi umunyacyubahiro, kuko ari Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Umurongo wa 8, nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yashishimuye imyenda ye, amutumaho ati, niki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureke ansange aramenya ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. 14, nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7, nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we urahumanuka, uhinduka nk'umwana muto, arahumanuka. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Tujye inyuma gato, Gutegeka kwa 2 ibice 28, umurongo n'uwa mbere n'uwa 2. Subira inyuma gato, Gutegeka kwa 2 ibice 28, umurongo wa mbere n'uwa 2. Reka dusome niba twahageze. Urupapuro rw'196 numva twahageze. Hanyuma haravuze ngo nugira umwete ukumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Shimiye Imana impaye uyu mwanya wo guhagarara imbere y'ubwoko bwayo. Ndayishimiye nshingiye uko navutse nuko nakuze, nukuri mbambona iby'igiciro gikomeye, ariko cyo nkundira Imana. Alleluya. Aho shefu umudugudu atakwinjira, umuntu wese wundi akaba atanahinjira, ndashima Imana ko yo ihinjira. Imana ishimwe. Aya magambo yose dusomye nayahaye intego yo kuvuga kukubwira ngo Uwiteka akeneye umuntu w'umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Imana ikeneye umuntu w'umumaro muri iki gihe.
amen. Mu gihe abantu benshi basenga kandi koko bariho barasenga, abantu barasenga, uzabasanga mu buvumo, uzabasanga ku misozi, uzabasanga mu nsengero nk'uku bazasenga mu gitondo za niba turamanywa basenga, ibigoroba basenga, amajoro basenge. Hari abasengera mu nsengero, hari abasengera mu ngo zabo, abasengera hirya no hino hatandukanye, ariko muri abo bose umuntu Imana ikeneye ni umuntu w'umumaro. Imana ikeneye umuntu w'umumaro. Haleluya, amen. Imana ikeneye umuntu w'umumaro. Imana ikeneye umuntu usenga, atari ukuvuga ngo ni ugusenga kenshi, atari ukuvuga ngo ni ugutonda kenshi, ahubwo usenge uri uw'umumaro. Nicyo kintu Imana ishaka. Uwo ni wo muntu Imana ikeneye. Yigeze ibona umuntu w'umumaro. Haleluya. Igihe kimwe ubwo Abanyegiputa, umwami Farawo yarabamereye nabi. Ubwo umwami Farawo yaramaze kurota inzozi, ngo ndetse amaze no kuzirota arazibagirwa, kandi ngo zamuhagaritse umutima, ngo Farawo ahagarika umutima bikomeye. Abantu arabakoranya, arabahamagaza, arabatumiza, arababwira ati muze mumbwire inzozi narose, ndabizi ndabyibuka, ariko nabyibagiwe kandi nahagaritse umutima. Rero mumbwire ibyo narose, numara kumbwira ibyo narose munazinsobanuriye, nimunarangiza mumbwire umuti w'izo nzozi. Abantu bose ngo birabacanga, abacamanza birabura, abapfumu n'abakonikoni ibintu birabayobera, kugeza n'ubwo hari wabamubajije atari ku mwana. Ubundi ntunatubwira izo warose byibura ngo twageze kuzisobanura, none ubwawe nyiri kuzirota wanazibagiwe, twe turazibwirwa n'iki? Umwami ati ibyo ntabwo bindeba, icyo nshaka nuko mubwiza izo narose kandi mukazisobanura. Ariko ngo haza kubaho umuntu w'umumaro. Umuntu w'umumaro witwa Yosefu, nubwo yari umuheburayo, akaba yari mu nzu y'imbohe, ariko abera Abanyegiputa uw'umumaro. Uwo ni we muntu Imana ikeneye. Noneho ngo Yosefu ubwo yari muri gereza, hari abagabo babiri bari baraturutse ibwami. Abagabo babiri nabo bari bafunzwe, ngo baza kuza kurota, ngo barose. Noneho ngo bagenda ngo barotorera Yosefu. Yosefu ngo agere muri Egiputa byakiye mu nzira zikomeye, nyinshi ntabwo ngiye kubivuga kuko ntabwo ngiye kubisobanura. Ariko noneho Yosefu kubera ko yari uw'umumaro, Imana yamutoranije kuva kera kose, Yosefu ngo aza gufungwa, ariko ukuboko kw'Imana kuri kumwe nawe igihe cyose. Yosefu nubwo yahuye n'ingorane, nubwo yahuye n'ibibazo, ariko yari uw'umumaro kubera ko yubahaga Imana. Imana ikeneye rero umuntu w'umumaro. Nubwo ubana ingorane, ugahura n'intambara, ibyo nta kintu bibwiye Imana. Mu ngorane zawe, mu ntambara zawe, mu bibazo byawe, icyo usabwa ni ukubaha Imana kugira ngo ube umumaro. Haleluya. Ngo noneho abagabo rero ngo bamaze kurotorera Yosefu inzozi, Yosefu ngo arazibarota, azibasobanurira, ngo koko ibyo yabasobanuriye koko byarasohoye. Ariko ndashaka kuvuga ku muntu umwe, uwapfuye we yarapfuye, mwese mwarahasomye. Ariko noneho ngo uyu nguyu hari Imana, hari Yosefu yabwiye ati wowe nugiye gusubira ibwami wongere umuhereza wa vino, ariko nyabuneka ntuzanyibagirwe. Ntabwo bitangaje abantu bajya bibagirwa abandi, ariko ntubarenganye kuko no abantu. Ariko dushimira Imana, ntabwo ijya yibagirwa, ntabwo byabaho. Ubu umumaro gusa, ibyo Imana yavuganye nawe izabikora, n'ibyo itakubwiye izabikora, kuko ni Imana ikora yavuze ikanakora itavuze. Ikeneye gusa umuntu w'umumaro, nta kindi. Haleluya. Noneho umwe muri abo, uwo ngo wari yagiye ibwami, wari yagiye guhereza vino ibwami, ngo abwira umwami Farawo, aramubwira ati ariko mwami, ni ukuri abantu baje kubaca imitwe, boroheje kubica. Ahubwo reka nkubwire, nibutse ko igihe nari imfunzwe, mwami, ni ukuri mbabare kuba nkwibukije amakosa nakoze cya gihe. Hari umuheburayo twari dufunganye, uyu muheburayo yitwa Yosefu. Uyu nguyu twigeze kubota na mugenzi wanjye, tumubwiye inzozi twarose arazidusobanurira, kandi uko twageze dusobanura niko zasohoye. None mwami nyagasani, waduhaye amahirwe basi ya nyuma tukamutuma. Haleluya. Umwami atumva, birabananiye muri Abanyegiputa, burabananiye muri abacamanza, muri abantu bakomeye. Uwo muheburayo unafunzwe, uwo ngo arabishobora. Ariko Yosefu yarari kumwe n'Imana. Yuri umuntu w'umumaro, Imana ntabwo igusiga. Yuri umumaro, Imana ntabwo iguterera. Haleluya. Yuri umuntu w'umumaro, ntabwo Imana ikureka. Kandi icyo nkundira Imana, nubwo abantu bakureka, nubwo abantu bakuvaho, Imana ntishobora kukwibagirwa. Icyo nyikundira yo kabyara, nuko nta muntu ubasha kujya kuyikuregaho no kuyiguteranyaho, ntabwo byavamo. Ni Imana yirebera, ni Imana yonyine ubwayo, mu Mana bwayo ikora nk'Imana. Icyo nyikundira ntireba ku moko,
amaboko, ntireba ku bwiza no ku buranga, ntireba no ku mafaranga. Yiza kureba kuri ibyo amasiro ntabwo mba narabonetse, ariko ndashima Imana. Imana yarankoreye, Imana yangiriye neza, ndayishimira yo kabyara. Yosefu mwamutuma haraza, bagenda bamutunganya, singiye kubitindamo, ngo yakamara kugera ibwami kwa Farawo. Ngo aranje avuga tumva rero, umva nkubwire, nge narose inzozi. Irazimubwira singiye kubitindamo, arazimubwira, amaze amubwira ati nge narose, kandi narose nazibagiwe. None ni wowe bambwiye ko ari wowe ugomba kumbwira izo narose. Yosefu ati rero, iyo umuntu ari umumaro rero, ibintu byose abibanza mu Imana. Ntabwo areba ubwenge bwe, ntabwo areba ku buhanga bwe, ntabwo areba ngo ni umuhanuzi ukomeye. Oya, aravuga tumva Imana isobanura, irishura ibihishwe. None gato umwami ubu ndetse gato ngo yibeta, ari ahantu abantu bajya bibeta rata, hari ahantu abantu b'Imana bajya bibeta, ntabwo bijya bipfa kuza, ntabwo byavamo, ntabwo ari amashuri menshi, oya nubwo ari meza, ariko y'urumumaro. Hari ibintu bidasobanuzwa ubwenge bw'abantu, hari bidasobanuzwa ubwenge bwo mu mashuri, hari ibintu bisobanuzwa Imana yo mu ijuru gusa yonyine. Ngo noneho Yosefu ngo yakamara kuza, abwira umwami atumva ari umwami, warose amasaka, warose n'inka, singiye kubitindamo, kandi yabarose ibibyibushye n'iminanutse, kandi noneho ubu yarangije ubona umwami ati yoza ate naho. Yosefu ati none se mwami, wagiye kubona ubona zinanutse zimiragura izibyibushye, ujya kubona ubona amasaka maya imishishi imiragura amahundo. Umwami ati nuko. Yosefu atumva reka nkubwire, umva icyo bisobanura. Bivuze ko hagiye kubaho imyaka 7 y'uburumbuke, ikazakurikiraho imyaka 7 y'inzara. None rero umva ko tugiye kubikora. Birasaba ko muri iyi myaka 7 y'uburumbuke tugomba kuya turya bike kugira ngo tuzigamire imyaka 7 y'inzara izatera. Umwami ataha ati nuko ngoko, ngo iyo nama inezeza Farawo. Mwitangiro 37 ngo inezeza Farawo. Ngo anje avuga ngo n'abagarago be, ngo avuga ati ariko se umuntu yakuraho umunyabwenge, twakuraho umunyabwenge nk'uyu, uri mwuka uri mwuka w'Imana nk'uyu. Bene da bakore bagenzi banjye, igihe tugezemo Imana ikeneye umuntu uri mu mwuka w'Imana kugira ngo abe umumaro mu bandi. N'uwo mwuka w'Imana uzabera abandi umumaro. Imana ikeneye umuntu w'umumaro. Nibyo koko Imana ije kuturengera, nibyo koko Imana ije kudutabara, ariko ibyo kuturengeza byayo nubwo yabizanye ntabwo ishaka ko tubyihererana. Imana ishaka ko tuba muri kasiye dutuyemo, Imana ishaka ko tuba umumaro mu miryango tuvukamo, Imana ishaka ko tuba umumaro mu matoro dusengeramo. Ntabwo Imana ishaka yuko tuba abantu bahongaho gusa bahongaho. Ubwo se ntabwo yabaye umumaro muri Egiputa? Ntiyabaye umumaro muri Egiputa? Muzi yuko Morodekayi na Esiteri babaye abumumaro ku Bayuda? Ibyo singiye kubitindamo. Dawidi se ntabwo yabaye umumaro ku Bayisiraheli? Ubwo Sawuli n'abasirikare bakomeye Goliyati yarabahejeje mu ndaki, ariko Dawidi ahageze, haleluya, uyu muntu w'umumaro Imana bamutraninze kera. Izo ngorane wibonamo, gerageza kureka icyaha n'igisa n'icyaha, ahubwo hane kumvira Imana kandi ugendane nayo. Nubwo nibyo byose bikurushya, ni training Imana yakwinjijemo. Iyo Mana imera gutraininga kugira ngo uzabe ukomeye mu gihe gito kiri imbere ahangaha, imbere hagatoya. Haleluya, imbere hagato hagiye gutambuka umuntu w'umumaro, hagiye gutambuka umuntu wavuzweho n'Imana. Hari ikindi mvuzera? Ni ukuvuga ngo Imana yashaka abantu basenga, kandi iyo uzaba umumaro rata ntabwo bitera ubwoba kugutisha mu bikomeye. Irabyemera bikaguhondagura, mbese bikagukubita, ariko cyo kora kubera ko amaso y'Uwiteka ari kubakiranutsi bayo, ntabwo ikureka ngo bikwice burundu, ahubwo ibona hasigayeho gato, igahita batumva noneho ndo Uwiteka, igahita ikubamba amahema, ikavuga ati ukomeza ugende kubera ko ndashaka kukurengera, ndashaka kugukoresha. Haleluya. Amagambo dusomye ntagiye gutinda ko nagiye kuvuga byinshi. Uyu mugabo Naamani Imana ijambo ry'Imana rimuvuzeho nk'ibintu bya kuri 5, kandi ibintu 5 bikomeye. Icyambere ngo yari umutoni kuri shebuja, ntabwo ari umuntu ukomeye. Hari ibintu biranga umuntu yari umutoni, singiye kubitindamo. Icya kabiri yari umunyacyubahiro, uyu muntu ntabwo yarakomeye. Icya gatatu yari umunyembaraga. Icya kane yari umunyamaboko. Icya gatanu yari intwari. Uyu muntu ntabwo yari yujuje ibintu bikomeye, ntabwo yari abyujuje. Reka mbabwire,
nukuri kose niba uri n'umunyacyubahiro hano ariko ntabwo wujuje bitanu nk'ibyo Namani yari yujuje. Haleluya, haleluya. Hanyuma ngo Namani uyu nubwo yari afite ibyo byubahiro bimeze bityo ariko ngo yari umubembe. Yatera urugamba akanunesha ari umubembe, akaba umutoni ku mwami ariko ari umubembe. Reka mbabwire, hari ibintu bitakurwaho n'amashuri ariyo guhesha kuba umunyacyubahiro. Hari ibintu bitakurwaho n'izindi mbaraga z'umubiri arizo ziguhesha gukomera. Hari ibintu bitakurwaho n'uko uri inshuti y'umwami aribyo biguhesha kuba umutoni ku mwami. Hari ibintu bitakurwaho n'izindi mbaraga zindi uretse amaraso ya Yesu. Haleluya, haleluya torero. Ngo Namani igihe kimwe ngo aza kuza gushoza urugamba muri Israheli nk'uko ariko yari asanzwe, ngo aragenda ararwana. Ngo kwa kurwana kwe ngo anyaga umukobwa, uwo mukobwa ngo aramuzana amushyira umugore we, aramuga ati sheri mvuye gukubita muri Israheli kandi kimenye dore nakuzaniye umunyago, none rero uyu mukobwa akubera umuja. Umugore ati nukurakoze. Umukobwa amushyira mu gikari, bamushyira mu gikari. Umugore wa Mukanamani amushyira mu gikari. Ngo arangije ngo igihe ari mu kazi arakora. Ngo igihe kimwe uyu mwana kubera yuko nubwo bamuzanye bazi ko ari umuja ariko yaje ari umumaro kwa Namani. Icyo nkundira Imana yo mu ijuru nuko abantu b'umumaro nta namwe Imana ibimira kujya gukora. Ahantu hose Imana ibishaka mujya gukora umurimo, bitavuze ngo n'umwanzi wawe, bitavuze ngo n'iki oya, kora umurimo Imana yaguhamagariye. Wishaka gukora ngo wikora ngo ntabwo nzaririmba ngo kubera ko ngo bamvuze nabi, ngo kubera ko bansuzugura, oya, kora umurimo we yaguhamagaye, nta bindi usabwa. Sibyo bene data? Ngarangije uyu mwana rero ngo aho yibereye mu bikari kwa nyirabuja, niba arimo kumesa sinzi, niba ariho yoza ibyobo ntabwo nabimenya. Ikigaragara nuko yari umumaro kandi yabaye umumaro kwa Namani. Hanyuma ngo arangije ngo aragenda yegera Mukanamani. Niba arumvisijwe ntabwo mbizi, niba se yaragize yerekwa ntabwo nabimenya, ariko ikigaragara nuko yari connecte n'Imana. Iyo uri umumaro uri connecte n'ijuru igihe cyose, nta mwanya w'amatiku n'amagambo, nta mwanya w'inzangano. Iyo uri umumaro igihe cyose uhora wumva ushaka kumenya amakuru y'iwanyu. Imana ngo isanga uriya mwana w'umukobwa, ntabwo mbizi niba yaramweretse, niba yarumvisijwe ntabwo mbizi, ariko byose birakora. Ngo agenda abwira nyirabuja ngo ariko urabizi mabuja, nukuri yaba databusha yarazi ko iwacu muri Israheli hahandi baherutse kunkura yuko harimo umuhanuzi yamusaka mukiza ibibembe. Uyu mwana ntabwo yabaye umumaro kwa Namani. Niyabaye umumaro kwa Namani. Muzi ko Namani yamunyaza azi ko ari umunyagwazanye, ariko kumbi yicyuriye Imana iwe. Reka nkubwire, igihe cy'Imana kijya kigera kandi nta n'umwe Imana yaremeye kubaho nabi, ahubwo umuntu wese Imana yamuremeye kubaho neza, uretse ko hari igihe bijya bibaho kandi Imana ikabyemera. Haleluya. Ngarangije noneho umugore ati koko n'ukuntu umugabo wanjye amaze igihe yaragowe ameze nabi. Ngo arangije umugabo yakaza ngo aramutekera ngo ati wabizi wa munyaganukazi uretse kuzana, uzi ko yambwiye ko iwabi bw'Isiraheli yuko harimo umuhanuzi kandi akaba yagukiza ibibembe. Umugabo ati ibyo biroroshye ko ndi umutoni ku mwami, hari icyo namusaba ngo akinyime. Ngo aragenda abwira umwami ati mwami nyagasani, urabizi wa munyaganukazi naza mpetse kuzana, uzi ko yambwiye ko iwabi bw'Isiraheli harimo umuhanuzi yankiza ibibembe. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana ikeneye umuntu w'umumaro. Haleluya. Mubyeyi b'umumaro, mugabo ubumumaro, muririmbyi uririmba ariko ubumumaro niwe Imana ikeneye. Arangije aramuga ati ibyo biroroshye, ntuzi ko uri umutoni kuri, hari icyo wanyima, hari icyo wansaba ngo nkwime. Noneho n'ibibembe bizawe kuko nta hantu utabi, ariko reka nze nkwereka. Ngo afata urwandiko yandikira umwami w'Abisiraheli, arabyandika, amaze kwandika abohereza Namani. Umva amagambo ngo yari yanditsemo, aragira avuga ngo umva, ukimara kubona ubwo rwandiko umugagwanye Namani aguhaye, ukimara kubibona umva ko ari mu itegeko. Kubera iki? Kuko bari bazi ko bamenyereye kujya gute kubatera mbese kubarwanya. Ukimara kurubona uhite umukiza ibibembe. Reka mbabwire mwabarokore mwe, dore ikintu Imana dushakaho, si ngombwa ko gitifu amenya kuri umuhanuzi,
si ngombwa akomeye abakarera amenya yuko uri umuhanuzi. Aho wituriye hariya muri bwa bushake bw'Imana wibereyemo, kuko Imana ishobora kwemera kuba muri geto ndetse no kwishyura amafaranga bikakurusha, ariko ubu umumaro ubuzima uhagazemo si ngombwa kuba icyamamare wandika izina mu isi, ahubwo wandika izina mu ijuru. Mu ijuru bazi ko bafite umukozi nyamukozi hano mu isi uhagarariye isi. Yego, ikibikwereka uyu mwami w'Abisiraheli ashobora kuba atarazi ko afite umuntu w'umuhanuzi, ashobora kuba atarazi ko afite umuntu w'umumaro muri Isiraheli. Kubera iyihe mpamvu? Ngo yamaze kubona urwo rwandiko, ngo arangije umwami ngo ashishimura imyambaro ye, bigaragaza ko umubabaro ukomeye cyane. Ngo amare gushishimura imyambaro ye, ngo atangira guteza ubwega rwa rwandiko, ngo namwe ni mu ndebere. Ubu uyu mugabo aka kanya avuye hano kudukubitagura, n'ubu ngo agiye kugaruka. Ese arabona ari jyewe Mana iyica kandi gakiza? Arabona ari jyewe Mana yakiza ibibembe? Umwami ngo agira ubwoba buramutera, atongera buriya kwibaza naho yahungira. Ariko icyo nkundira umuntu w'umumaro, ibiba byose aba ari kuri, mbese byose ababyitegereza, ibiba byose abamaze kubimenya. Elisa aho yibereye hefi iyo ngiyo, haleluya. Elisa aho yibereye aho mu Kabagari, Elisa aho yibereye aho ku Kinamba, Elisa aho yibereye hariya ku Muhima, ngo arangije ngo amutumaho. Bibiliya ivuga ko yamutumyeho. Ashobora kuba yari yabuze na 5. Bivuze iki? Nababwiye ngo kuba uri muri situation itakoroheye, murokore, kiranukira Imana, ukiranuke. Nasomye ijambo rirambwira ngo uyu munyama 3:4 Zaburi, uyu munyamabaro yaratatse Uwiteka aramwumva. Impamvu yakumvise ni ukubera aho aragutegereye amatwi. Uyu munyamabaro wubaha Imana yaratatse Uwiteka aramwumva. Umunyamabaro ukunda Imana yaratatse Imana iramwumva. Iyo usenga nta cyaha ufite, iyo usenga uri umukiranutsi w'Imana, byanga byakunda Imana irakumva. Sigaho kwigira nabi ngo ugire ngo Imana yarabyumvise nubwo bitaraza nuko igihe kitaragera. Iyo byaje, igihe cyageze, Imana irabikora. Haleluya. Mureke tugire Imana yacu icyizere. Haleluya. Biragoye kubwiriza inyuma ya Selemani, ariko mumbabarire mwumve ijambo ry'Imana. Ntabwo byoroshye kubwiriza inyuma ya Selemani, ni kada, ntabwo byoroshye, ariko mumbabarire mu byumve, kuko bira byose bigiye kuza, ariko kandi nibiza ntabwo bizaza ku bantu nyine b'umumaro. Bizaza ku bantu b'umumaro n'ubusanzwe, abayira bazi, abayikorera birabazi. Izi niko bimeze, ntabwo bizaza twese ko turanga twese niko twese bigiye kuza. Oya, hari abatangiye, hari abagejeje hagati, rero n'abageze ku musozo, harimo abazinga ibitabo, abageze kuri za masters. Mbese nuko ba amashuri twese araruta nuko turahanga, ariko mbare tugendane neza. Haleluya. Hanyuma none Elisa rero ngo amara kubyumva, ngo arangije amutumaho, aravuga ati mumbwirire umwami, mumumaze ngo niki gitumye ushishimura imyambaro yawe. Ku murongo w'umunani ho twasoma, niki gitumye mwami ushishimura imyambaro yawe? Ahubwo munyoherereze aramenya ko muri Isiraheli hari mwikirata. Ndakwifuriza kugira ngo wowe wumva ko iwabo uw'umumaro mu gihe nk'iki. Niba hari umuntu urwaye uvuga uti ngewe ndagiye mu izina ry'Uwiteka, cyoko ujyana mu izina ryawe ntabwo azakira, ariko nujyana mu izina ry'Uwiteka uyu muntu uzamurambikaho ibiganza, Imana izamukiza kubwo yishyize imbere. Nicyo tumaze tuba abanyabwoba, umuntu agataka ibintu birakomera, umusazi ugasanga ibintu ukabona rwose kumva, ariko birasaba ko uri umuntu w'umumaro muri karisi y'umumaro, utarebye ngo n'uwo mara cyangwa w'umumaro. Bwiriza ubutumwa bwiza, bwiriza abantu bihane, abasinzi wibatinya, abanyabyaha wibatinya. Tugeze mu gihe gikomeye cy'uko umuntu agomba gucuruza itarantu we yahawe. Bwira abandi ibyo wamenye, ubabwire ubwiza bwo kuba mu Mana, ubasanga ubabwire. Nubona umuntu yambaye ubusa, mubwire uti ntabwo bigukwiriye, ambara nekizwe kuko nicyo Imana ishaka. Niki gituma amagambo aba menshi muri twebwe, ugasanga guseka no kunegurana bibaye byinshi, ariko ntabwo ari uko Imana igushaka. Nimba ubona mwene so bikoze nabi, mubwiza ukuri yumve cyangwa areke. N'ubundi Yesu ntabwo ugize abamwumva bose, ariko hari abamwumvaga. Nawe ugenda umubwire, umubwite niki gituma urimo kunywa inzoga, wigenda umuryangiza, ugenda umuseka. Imana ikeneye umuntu w'umumaro, wikumva yuko
kandi guhumugisha. Haleluya. Wikumva yuko iyi uguma kuritahamo wenyine. Gira icyo ukora muri iyi si. Iyi si Imana yagize neza, yayiguhayemo agakiza kugira ngo umumaro mu gihe nk'iki. Imana yakugize ambasaderi wayo hano mu isi. Haleluya. Imana yakugize umwambasaderi hano mu isi. Bwiriza abantu ubutumwa bwiza, bwira abantu bihane, wizihererana, wiceceka. Oya genda, mujya mu misozi, muhaguruke mubwiriza abantu ibyaha byabo, bihane kugira ngo bazabone ubugingo. Mbabwiye nawe. Haleluya. Imana ikeneye umuntu w'umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Ngo none Elisa rero ati niki gitumye mumbwirire umwami, mumubarize muti niki gitumye ushimura imyambaro yawe, munyoherereze. Aramenya ko muri Israheli harimo umuhanuzi. Urumva nawe wiyemeye bitewe n'Imana ikurimo, iyemere wumve ko hari icyo wakora, wumve ko hari icyo washobora. Abantu kuki bapante kudukote kuki dusigaye twipinga no kubera iyi mpamvu? Nta mpamvu yo kwipinga. Imana iri muri twebwe, irabasha, irashoboye, kandi icyo tudashoboye Imana iragishoboye. Amen. Imana irashoboye, ni umukozi w'umuhanga. Ngo noneho ngo Naamani abaramanutse ngo agere kwa Elisa. Elisa aho yari bene nta nubwo ageze ahagarara, nta nubwo ageze ahaguruka, nta nibarishe simbizi, ahubwo ngaramubwira ati nimumumbwirire aca inyuma hariya agende hariya. Ariko wumvise umuntu w'umumaro we, umuntu w'umumaro igihe cyose aromba ko Imana ibyo yakora byose byiza, ko Imana iri kumwe nawe. Umuntu w'umumaro muri Bukeriya ku musozi Karumeli, muramwibuka. Ayiwe haleluya. Imana ikeneye abantu nk'aba Eliya, Imana ikeneye abahanuzi nk'aba Elisa, Imana ikeneye abantu b'umumaro. Kandi nawe byakubera, ntabwo ari ibya mwarimu gusa, ntabwo ari ibya pasiteri gusa, nawe kuko buri muntu wese azabazwa ibye. Siko bimeze. Igihe kimwe umugabo arampamagaye, aramagana nubwo ari muri torero ryacu rya ADEPR. Arambwira ati mama Siriyo ntarame, haterega ati ndwaje mushiki wanjye atararembye, ati none ejo uzamfashe tujye kumusura. Ni sawa, tuzagenda turi abantu batatu tubatunda. Noneho ndamuga nti sawa. Bwabaga nko masaa 4 saa 5, hageje nko masaa 9 z'ijoro saa 10 gutyo. Arambwira turabizi nti aterega ntabwo nti atahubwo yapfuye. Ntiyapfuye ati noneho n'ubundi ni hahandi n'ubundi turakomeza urugendo tujye gutabara. Tugiye turi abantu batatu, nabo hano babiri, nanjye wo muri ADEPR wa gatatu. Turagenda n'ahantu Musambira, nawe yabibabwira. Tumara kugera ahantu mu kantu k'akabande kwari kwambuka umwonga cyangwa se akabande, duhita dukuka hakurya. Tugeze mu kabande ntangiye gutambuka akagezi k'amazi, numva ijwi rirambwiye, ariko mbeneda umuntu w'umumaro Imana yamukeneye. Numva ijwi rirambwiye ngo babwire ngo uriya muntu ntabwo yapfuye, ahubwo mukigerayo mumusengere. Ndavuga ntabizi ukuntu Imana imbwiye, ati Imana irambwiye ngo ntabwo yapfuye, ngo kuna abadayimoni ahubwo tumusengere. Ataha ariko namwe abarokore namwe urumva nawe arasenga, ariko ntabwo ari cyane. Tuhageze ntigiye turakora icyo Imana yatubwiye. Tuhageze nsanga abantu baje gushyingura, abazanye amasuka n'ibitiyo, ingobyi irambitse hariya indi y'Ikinyarwanda, nawe ubwe aryamye muri saro, aragaramye, bamugaramitse, bamutwikiriye nyine nk'umuntu wapfuye. Uko umuntu wapfuye bahise bamutwikira ahantu hose, ari muri saro. Tumaze kwinjira mu nzu, ndangije ndambwira uwo mugabo ntihagarara hepfo ku maguru hariya, aho ku maguru nyine hepfo. Umugore wundi nawe turi kumwe ahagaramo hagati, nanjye mpagara amagana ku mutwe. Reka nkubwire, kuba nuko ugomba kubanza kubyiyumvamo, ukumva ko hari Imana iri muri wowe, kandi ukumva ko Imana iri muri wowe ishoboye, ukumva ko Imana iri muri. Ariko barekore nimureke tubamumaro kugira ngo Uwiteka avuga ati koko amaraso y'umwana wanjye yagize umumaro, amaraso y'umwana wanjye yagize umumaro. Haleluya. Kandi ntabwo wabyiyumvamo utarumva yuko ubanye neza. Ugomba kuba inkora mutima y'Imana, ukaba inkora mutima y'Imana. Ibiganiro bibi ntubijyemo, ibyaha ntubijyemo, ahubwo kugendana n'Imana mu buzima bwawe bwose. Turagenda turatangira turahimbaza. Rero nifitiye n'agapiro
kanje mu isakoshi, turahimbaza. Tumaze guhimbaza ngiye kumva numva imbaraga ziranteruye zo kugira ngo dusenge. Turatangira turasenga. Ubwo wumva ko uwo mugore araryamye aragaramye, birumvikana ko nta mutwikuruye, ikingiti nakijugunye hirya. Hanyuma sigaye turasenga. Igihe turimo dusenga ngiye kubona mbona umugore akebukiye ku ruhande hirya aha. Imbaraga mba ndazambaye cyane bene nkaho ngaho nta gusenga uhumirije no gusaba nabyo. Ni wacu. Ntuzasabira wacu kwa data. Ati sawa. Baje gusaba barakwa. Kuwa gatandatu saa 8 z'amanywa. Iwacu aho ngaho. Uretse n'umuhanda w'imodoka. Nta n'uwigare wahabaga. Habaga umuhanda w'amazi y'imvura. Ubwo ndibuka ko papa ajya kurarika cyane ko nta invitation zabagaho. Yaragiye akabwira ati umukobwa wanjye azaza kumusaba. Kandi azasabwa n'umusore ufite imodoka. None ko nta muhanda dufite bazacata ibyo byihorere. Ati ibyo tuzabyikorera. Bwakiye mu gitondo rero. Baza n'amasuka n'abagore bawumyeyo baraza bashaka umuhanda. Sinabaye umukobwa w'umumaro. Sinashakiye karitsiye umuhanda. Baje gusaba ari imodoka 3, abanyabujuma 15. Imbere agasharagati k'amashara n'akazu k'ibyatsi, ariko barasaba kandi barakwa inyana y'ishashi. Turangije tujya mu murenge, tujya turasezerana. Tumare gusezerana, ubwo asigaye twavuye aho mb'umugore nawe ab'umugabo. Hashize ibyumweru 2 anshingira iduka. Hari muri Sojemak, isoko ry'i Burundi mwize kumva ryahiye. Sojemak niho twakoreraga. Mu Basenegale bari hariya. Aho ngaho niho nakoreraga amaduka 2 iryanye n'irye mu byumweru 2. Ariko hashize ukwezi ni ubwo ni ibyumweru 6 cyangwa se ni iminsi 45 natangiye no gukubitwa. Mu bantu bakubiswe inkoni nyinshi, Masiro ndi mu bantu ba mbere. Izi rinete mubona nambaye ntabwo ari ukwera myope ndwaye, ahubwo ni ingaruka z'ubumuga bwo mu mutwe mfite kubera inkoni. Yankubise ifureti mu jisho, umutsi uracika. Ankubita kuri fondasiyo y'igipangu cy'amatafari twagiraga, umutsi ucika inshuro ya 2. Ariko ndihangana. Hanyuma yo gukubitwa ndiho ndabyihutisha. Ubwo no kuvuga ngo izi rinete zimfasha gushyira ibintu mu buryo. Iyo ntazambaye nk'isaha yose gashira, njya kubona nkabona isi yose yazamukira imbere yanjye. Nkajya kubona nkabona umuntu umwe arimo abantu 4, nkabona n'abantu 4 kandi mbona bameze kimwe. Nkatangira nkanuka amaraso mu mazuru, nkatangira nkarwara umutwe kandi nkomana iminsi 3. Icyo gihe nta n'ikinini na kimwe cyamvura. Nubwo cyaba kimeze igihe kereka gusa mu ijuru yonyine gusa niyo igomba kunyikiriza. Gukubitwa aramaho ntabwo biguhageje. Arambwira ngo uzajya ujya uko wambajisha. Benida inzara yandiye. Dufite imodoka 2, dufite ibipangu 2, dufite amaduka 2, kandi twaranguzaga. Dufite mfite konti iriho 3,500,000, afite konti iriho 5,500,000. Igituma amafaranga ntajya nibagirwa ni ukubera yuko yari amakonti niyo narwaye, kuko nayabwake nahunze kwa data. None nyirwarira y'umugabo, ndwana byaye umwana wa 4. Uwo mwana ubwo narwaraga bwaki narwara urusogo. Ndwara bwaki, umwana arwara urusogo. Dufite ubutunzi bumeze buryo bungana buryo maze kubabwira. Twari turi abakire kubera ko numva ko rwose turi abakire. Muri kiriya gihe cyane twari turi abakire. Imana izi kurinda. Imana yandinze iyo bwaki. Murabona mpagaze imbere yanyu nta kintu mbaye. Wana hari bwaki mwasamamo. Imana yandindiye umwana. Naye namubyariye kwa Nyirinkwaya. Cyane ko ntabwo nkambyarira ahantu horoheje. Siro namubyariye muri kliniki Bujumbura. Hanyuma abandi undi mukurikira ari waziye kanseri. Namubyariye hano muri Faisal. Twe tugera mu gihugu cy'u Rwanda 9 twaje dutaje nkuko abanyarwanda bose batashye. Nta mfite Siriro ari uri kwibere. Hanyuma uwo Fred nawe nari mfite nk'amezi 2. Mbese ntaramenya neza. Yavukiye muri Faisal. Abo 3 nabo bavukiye kwa Nyirinkwaya. Ubwo twari turi abantu boroheje. Wari amashuka ndyamyemo, wari umugore yaryamye ugasanga ntabwo bihura. Ariko reka mbabwire, kugera kure ntabwo ari ko gupfa. Mwiringira Imana yacu. Munamenye mutigirira nabi, kuko ni igihe cyo gutabarwa kwabera bayikomejeho. Nabayikomeje ariko igihe cyaje kugera, ubwo namubyariye kwa Nyirinkwaya, numubyaye umwana wa 4. Reka mbabwire kantu uko ntabwo ngiye gutinda leta muyobozi, ntabwo ndi bugukerereze. Noneho namubyariye kwa Nyirinkwaya, namujyari kuwa 6 ku cyumwe yaza kudukura mu bitaro, ngewe n'umudamu wari wamperekeje. Hanyuma kuwa mbere twiriranwaho, kuwa 2 abyuka arakara barambara, arambwira ati birirwe ngiye mu kazi. Ubwo nabyaye kuwa 6 kwashize nk'iminsi 2 gusa mbyaye. Ati birirwe ngiye mu kazi. Ni sawa.
hanyuma muri kwa kujya mu kazi ngewe mba ko nakomeje ndiryamira ko umuntu abakirwaye kiragiye babye ntago umuntu abakirwaye kuwa gatandatu no kuwa kabiri umuntu abakirwaye hanyuma ngeraho numva inzara iranze yanzara mu ababyeyi bagabo mujye muhemba ababyeyi banyu burya bajya bagira inzara ndangije noneho inzara numvise ije ndavuga nti reka ngiye kureba ko abakozi hari icyo bamaze gukora kubera ko nagiraga abakozi batatu muboye umuyaya n'umuzamu nkoze ku rugi nsanga icyuma nsanga urugi rurakinze ndavuga nti ibintu ni ibiki numva birancanze hanyuma nkirimo kubyibazaho ndavuga nti reka nsubire njye kuryama ahari wenda yibagiwe ko ansiga nsinyanya atabyibuka igihe ngiye mu buri ngiye kuryama mbona hafi ya garderobe hari basi hateretse n'akabido kuzuye amazi ndi igikombe cya plastike noneho mbyibajeho nibuka ko yambwiye muzenjye ari ko namubajije ndavuga nti se buriya irasiyo bansigiye niriya ndavuga nti buriya wenda koko niriya ntangira negera amazi ndanywa mu igikombe cya mbere numva simpazi mwe icya kabiri numva nayambere agiye kugaruka kuko amazi kiragihe abishe rwose uzabe nta murwayi unywa amazi kire kufite umuriro mwinshi ndangije subira njya kuryama mu kanya gato wa mwana watangira kurira ubwo urumva ndi bumuhe iki namuha amazi niyo mfite ntangira kumuha amazi agifite ururere cyangwa se korudo hanyuma nanjye ntangira kunywa amazi mfite ibisebe nkinywa za moxicilline hanyuma icyatumye turwara ariko ntidupfe nuko hagiraga nimugoroba akaza akadukingura tugahita dusohoka twamara gusohoka muri cya cyumba akagenda agakingura icyumba tubikamo ibiryo biriya byo magazi cyangwa se stoke sinzi ukuntu nabivuga agenda agakingura amara gukingura tugakuramo ibyo kujya guteka amagarikiye yanze agatafunga urufunguzo rwe rwa rw'icyuma rwari ruri kuri kontake y'imodoka ze akagenda akajya kuri firigo agatafungura akavanamo niba ari inyama niba ari iki akagumisha urwo rufunguzo kuri kontake rwa firigo tukajya guteka twamara kujya guteka turiho duteka akaba yazamukanye primus cyangwa mitsingi cyangwa musteri hanyuma agahita kurura sheze zira ntebe zo muri saro amanje agakurura sheze akaza akayitereka inyuma yaho nicaye gende mu gikoni ndo ndateka agatereka mu muryango w'igikoni ahantu yitaruye uwo mugabo wicaye gutyo ukubwiye ngo uzajya uya kwa mubajije ubwo igitoki n'igishura atamira ubwo agafirite sura gatamiraho uzi ko ari amaso ari inyuma yawe mu bitugu byawe njya nkunda kugira ngo ntimwe mujya mu gikoni gukora iki ariko nuko uko byari bimeze ndangije narangiza ibihiye narura shyira mu isorori umukozi ajyana ku meza ashyira ku meza nama gutegura ameza nkamuga nti karibu ku meza nkagenda nkajya kumwarurira cyane ko ariko yari yambwiye nkamwarurira namara kumwarurira hanyuma nkagakwicara uruhande rwe kwa ngatazankubita inkoko y'agatuza kakamena nkahita ngenda nkazenguruka nkajya kwicara imbere ye kugira ngo byibura ameza atubere bariyeri cyangwa se urukuta yanyitegeza nanjye twahuza amaso ati dore uko kireba ubundi umuntu abona ndi mubi cyane we ni ukuri ndi mwiza ko ndasa n'Imana sibyo se amen nangije noneho akahita afata isorori atikere fata nawe rye akaba bimenyeho nimba ari umucera amenyeho nkahita nkuyora nkahita nshyira mu isorori y'igitoki nkaba mbonye umuceri n'igitoki ubwo nakongera gutamira ubwo mpita nicara nkatuza yarangiza gufungura akajya kunywa itabi hanze nanjye nkahita mpaguha vuba nkarurira nkafata ifiriti nkashyiramo nkafata isosi nkashyiramo nkafata umuceri mbese byose nkajya navangangira mu isorori imwe nkahita nterura isorori nkirukankana nkajyana munsi y'igitanda hahandi ndi buryame hari ahantu umugore aryama n'ahantu umugabo aryama njye nkashyira ahandi ku ruhande rwanjye nkagaruka vuba nkaza nkicara kundi yasize nicaye yava kunywa itabi akaza akanuka ngo mbese akaza akanuka gusa ntagira na kimwe ambwira yamara kunywa agahita ajya kuryama yajya kuryama nanjye nkahita mpengera nk'igihe asinziriye nkagenda nkacariya nkakaraba cyangwa se rimwe na rimwe sinanakarabye kuko nzi ko ngiye kurisha intoki nkahita ngenda gake nkafungura icyuma nanjye nkaryama ubwo ngo yampimye akaryama ku ruhande rw'igitanda nkaryama hino y'igitanda gutya hafi kabisa hano nayo mfite umugisha w'igitanda kinini ubwo mva ko yari umugisha kuri iki yabaga yigiye genda nkigera hano hino nkahita nkurura ya sorori namara kuyikura nkarara ndya ijoro ryose yakunyeganyeza nanjye nkaba mpagaze yakongera gusinzira nkongera nkarara ndya ijoro ryose iryo joro kandi ntabwo ryajyaga riki ni ukuri nimwihangane mwe guseka nari mfite umubabaro ukomeye nari mbabaye cyane bikomeye nari mbabaye nka kundi inyama kandi tutasibye kuziteka kubera ko inyama rero ihumura cyangwa se uko biri kose urayihekenya nubwo yabahiye ari ijana urahekenya iyo nyama rero uburoho bwayo bukanyica noneho nkagira igihe
nkabona ijoro ntabwo rike, ijoro utasinziriyemo ntabwo rike. Ubwo nabaga ntegereje ngo ahari mu gitondo nabyuka agiye muri dushanse agiye muri toyi, ubwo hari ndafata ya nyama mbone kwitamira, ariko nkabona ntibuke kandi nkumva buroho nabwo buranyishe. Nkahita mfata ya nyama nkayijyana korodoro. Nagera muri korodoro nkavuga ni mu kanya gato wenda ashobora gusohoka akansanga muri korodoro akambata ese wari ukora icyaha, akambagura ikintu ariko ntimuzakivuge. Nkahita ngera nkajya muri toilette. Twe dufite toilette yo mu nzu. Nkavuga nti basi najya kwinjira muri toilette ndamubwira ngo ndacyarimo kwa mbanze nyimire mbanze nanacishe n'amazi mu kanwa ataza kumva umumuro. Nari mbabaye bene da, nari mbabaye, ariko reka nkubwire, nta kure habaho Imana itakura umuntu, nta na kure habaho Imana itageza umuntu. Uyu munsi ntabwo nkirya gutyo, ntabwo nkirya gutyo, niyo nshaka inyama ndazigura, nta nagaye kinyakacira mu mavuta rwose, kubera ko Yesu wacu. Reka nihute nsoze. Ubuzima bumeze buryo bunkomereye buryo, ntabwo nigeze mbona amahoro, harimo no gukubitwa. Noneho igihe kimwe nari maze ukwezi n'igice mbyaye uwo mwana, haza kuza umugore wacu arambwira ngo ubundi ubwo urasutse, inzobe y'umuhondo, iminwe irashishuka, imisatsi yaracuramye, urahumeka nk'umuserebanya, ubundi ubwo ku munsi urya kangahe? Atari kuzi ko warwaye bwaki. Numvise iyo bwaki ndavuga ntese ya bwaki yo kwa data ko nerekejwe n'amata y'ihene zo kwa Porotazi, iyi bwaki yo muri iyi nzu y'ibyumba 7 na saro, ko nta muntu n'umwe uhagera, ntazi n'ahantu avuye, ariko yari Imana ije kuntabara. Iyi bwaki ndayikizwa n'iki? Ubwo nahise mpaguruka ngenda njya mu cyuma ngenda ndira. Ngeze muri korodoro nshubije amaso inyuma, mbona wa mudamu yankurikiye. Ankurikiye tugerana mu cyumba, arambwira ati teruri ya varize iri hejuru ya kameza ushyire hejuru ya garderobe. Ndamubwira ntabwo nayishobora, kandi ko ntabwo naye kwishobora. Varize arayiterura ashyira hejuru ya garderobe, afata kameza agashyira munsi y'idirishya. Arambwira ngo iri dirishya ntukajye urikinga, kandi kuva saa 5 kugera saa 6 uzajya uza kureba cyo nahashyize. Nzakureba sese nabaga ndaho ngaho, ariko wenda mbabwire baroko, hari ikintu abaroko dukwiye kongera gukora, dukwiye kongera kubyutsa. Mwese tukaya dusurana, ko gusura ko ariho kuzatumenya ibibazo biri muri bagenzi bacu. Uziko nubwo utamukiza ikibazo afite, ariko wamutera agaseru mu byibura. Mwaretse tugasurana nk'abarokore mwe, ni iki gituma tutagisurana? Uyu mubyeyi ati saa 5 saa 6 uzajya uza kureba icyo nahashyize. Saa 5 saa 6 nabaga ndi muri icyo cyumba mbako nabaga mfungiranyemo, nkabona yigijijeyo amarido, yazanye ibyo kurya mu gasashi kandi k'isukari k'ikiro kimwe murakabona, n'agatoki, utudodo, tudagara, utunyobwa, ko yambonyemo bwaki. Agomba gukora ibyo kurya by'umurwayi wa bwaki. Akaza agahita arambika kuri ka kameza, akabazanya n'agashyushyu mu kandi gasashe. Kandi sinzi niba yarakazanaga agira ngo nako njye nkanywa, cyangwa se niba yakazanaga akazanira umwana, ntabwo yambwiraga icyako cyari cyo, ariko njye nese menye gukora icyari cyo. Nkajya ntangira kurya bya biryo nkanywa n'amazi umugabo yansigiye, hanyuma yashyushyu ntangira kujya nyuha umwana. Ayo babaga basigiye umwana baburiye babandi bakuru, ko ngo umwana yari uwa 4, abo babaga baguriye umwana abana, kuko babaga bari muri saro, abayagwari muri saro. Umugore wagera amaze kudufungurira, ngewe nkayanywa, yaba yapfuye yaba ari mazima, nkapfa kunywa kuko namaze kumenya ko narwaye bwaki. Uyu mwana nawe natangiye kumuha yandi wa mudamu yanzaniraga. Icyo nibagiwe gato nuko yandi mbere yuko umubyeyi atugeraho, niyo nahaga wa mwana kiriya gihe muri iyo minsi y'icumweru n'igice ataratugeraho, nuko kone nakibagiwe. Hanyuma rero kanihute, ubwo nuko nkuko Imana yankiriye bwaki, ariko nsigana na ya ndwara ababyeyi batahembwe barwara. Ndashima Kristo wambambiwe yuko indwara yayinkije nta n'umuganga unkozeho. Babyeyi, Imana yarankijije, mwebwe murabizi cyane, muyimera icyo rwara rumeze nabi, rwara n'urugome, rwara rutesha agaciro abagabo. Niyo mpamvu ngo mujye muhemba ababyeyi, ariko reka mbabwire, Imana yacu irashoboye, kandi Imana yacu irareba. Imana turi imbere, njye ntabwo nzayivaho,
nubwo byagenda biti ntabwo bishoboka. Reka nihute. Igihe cyaje kuza kugera, umwana wa gatanu ntabwo namurwariyeho bwaki, arima muri korali y'abatoni ba Yesu ari iwacu ku Muhima. Aho nawayemo byinshi. Musaza w'umusirikare yaje mu rugo asanga ntwite inda y'uwo mwana wa gatanu, arambwa ati sister warongeye uratwita, ubu se noneho uzamurya kwambira murwariyeho bwaki, ubu noneho uzamurya mwana ntabwo nzamurya ko nta muntu umwana yabyaye. Cyo ko yagiye kujyana asigira 20. Arambwa ati njya kujya gusigira amazi ko namubwiye impamvu narwaye bwaki. None kujya gusigira amazi ujye ugenda uzagenda ugure utuntu tutabora utubike uzajye dufatanya na ya mazi. Uwo mwana ntabwo namusigiye, ntabwo narwaye namugwareho bwaki kubera ko nagiye ngura saladini, ngura na biscuit, ngura na Highland, amata yitwa Highland ameze nk'inyange. Ayo nkajya nyaho umwana, noneho nanjye nkajya arya biscuit, nkanywa amazi, nkajya saladini, nkanywa amazi. Ibyo bintu byagukiza inzara uri umubyeyi, ariko nta bwaki narwaye. Nihutishije rero nibwo nagiye gushaka Yesu mu barokore kwondeye ko nabona amahoro. Ubwo icyo gihe rero gukubitwa, kurara hanze, gukubitwa, kwicishwa inzara, hiyongeraho kurara hanze. Ibyo byose ndabyemera. Reka mbabwire, hahirwa bihanganiye bagerageza, abo ni bamara kwemerwa ni bazambika ikamba ry'ubugingo. Murokore kwizamura ku Mana no kwitotombera Imana no kubwira Imana ngo igihe nagukoreye Imana, se ubundi wayikorera iki? Imana uyikorera iki? Tuvugisha ukuri. Imana ntiyubaka inzu ngo yayishyire itafari. Imana ntiteka ngo urayicanira imbabura. Imana ntabwo yambara ngo yegurira umwenda. Ubundi urabona wowe wakorera iki Imana? Gukora neza kwawe ni ukwigirira neza kwawe, nukora nabi zakurimbura, nukora neza izaguha ubugingo. Hari ibindi ra ujya mu butayu, Mana igihe wambwiriye ibiki n'ibiki nanjye Mana ubundi waye wogewe, ariko se ibaye wowe gute se gute? Hirya hangaba nkaba mu masiro turayihimba tuvuga ati Imana warakoze watugiriye neza. Kandi rita ku bantu bayihimbaza ntabwo rita kuba yivovotera, ahubwo yiteze ngo ati mwana wanyacira n'ibindi nabyo byakire kubera ko nshima. Nata siko bimeze. Reka nihuteshe rero. Hanyuma igihe cyaje kuza kugera, gusenga nihata gusenga, nihata gushaka Imana. Sinemere kujya mu rusengero ariko nkabazi gahunda ku cyumwe cyo ko nayo mbyemerewe, ariko nabwo naba ntizaho gatoya bakantuka. Ariko noneho kuwa mbere singeyo, ariko nkabazi ko ku Muhima basenze nanjye nkahita ninjira amasengesho nibura y'umunsi umwe. Uko yagendera abanyamuhima nanjye niko yangendereye. Nkaba mzi kwigarira abasenga kuwa gatanu nanjye nkabasema ko ayo munsi mu kuwa gatanu. Mbese nyihata gushaka Imana. Uwiteka ngo ati mwana wanjye nzakugira neza. Yani niyo mugabo witwaga Epafrodite yaravuye mu Gatenga. Aratumva ko Imana ivuganye nawe. Irambwiye ngo izakugirira neza. Ndavuga nti sawa. Ubwo mukungira neza rero. Hashize iminsi miki bya imodoka bibirahiye. Iki modoka cya minibus kiba kirahiye, taxi za Hiace, taxi Hiace ibirahiye zirazarunwa, imodoka igipango twasize Burundi kiba kirahiye. Hanyuma amabanke amakonte abarashize, imwe yatwawe n'abajura twavuye kuyarotira, ayandi nayo tujya kuyarotira tujya kugura mu y'agaciro nayo barahije, ya maduka barashize, umugabo arwaye mu mutwe yinjira ibitaro asohoka ibitaro, ibintu nta kintu na kimwe dufite mu rugo iwacu. Mbabwire ngo Imana izi byose. Ubinzu mbamo ntago nkodesha, ni ya yindi Imana yarinze, Imana yahagazeho. Yarize ko nzabandi hano Kacyiru ntaha mfite aho ntaha. Imana ntabwo izi kibanza, ntabwo izi Imana ikibanza. Nimwe mwitonze rero, nimwihangane muyitegereze izaza. Ayibwenze ntahamoze sinkodesha, ni inzu yanjye yarokotse muri bya bindi byose byahiye. Imana yihagararaho. Nihutishije rero nkomeza ndasenga. Hanyuma ariko mu minsi mikeya baratubwira ngo mbere yuko ngire aho ngaho nangiye kuvuga kambuga kangaka. Ubwo noneho ibyo butonzi bose bamaze gushira, mbangiye mu ntege nke ngiye gucuruza akanyanga. Curuza inzoga z'Ibugande. Curuza inzoga ari umudamu uje abimugiramo inama. Uko kumugiramo inama aramubwira ati mubwira ze tujye tujyana ku mupaka. Kuko umugore ni mukeba wanjye ntabwo nari mbizi. Ubwo yarazi kumugira inama. Naje kumugira inama. None ndangije ndamubwira ko ngewe ndi umurokore nkaba ndi umukristo, ubundi ndajya gatuna gute ndarangura y'ibiki. Umugore arambwira ati uzacuruza ibyo barokore banywa. Hese igishoro ndagikurahe. Ami 40 bibiri mbisigira abana 38 bijyana gatuna. Ngere gatuna ndangu isukari umunsi wa mbere nunguka cya 5. Subiye bwa kabiri mpumba 3. Subiye bwa gatatu noneho Rwanda Revenue barabifata.
sigana ibihumbi 8 byonyine urumva ko wankoreye pevi arambwa atereka ngo handi mafaranga ujye ncuza ibyo arokore banywa nibwo yahise ampa rero ibihumbi 10 nongera kuri 8 biba 18 nibwo ntangiye kujya muri Kanyanga noneho sasa njya muri Kanyanga cuza Kanyanga kandi ndi umurokore mu gitondo cya kare nkazinduka nkajya Egatuna nkagenda ndi umurokore usa neza nimugora nkaza kuza nambaye inzoga narazambaye narazikenyeraga ahantu ho niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo Imana ikeneye umuntu w'umumaro ntabwo ikeneye abasenga cyane ariko ikeneye umuntu w'umumaro abo umwe ariko abo umumaro ubwo si cyo sinasengaga sinende mu barokore se uwamagaze navango ndi umurokore ariko ntabwo Imana yandi bagasanga ntimbona kuko nawe umunyabyaha kandi nkaza nkicara ku ntebe y'imbere kugira ngo pasteur na mwarimu babone ko ndi umurokore mwiza uzinduka inzoga nzisize muri marato mu kanya gato ndajya kwishyuza amafaranga yazo nongere nsubire Gatuna korari yahimbaza nkabarusha gufashwa kandi mfite ibintu naziritse bitsindagiye muri iki reka nihutishe izo nzoga nazibaye nk'imyaka 3 n'amezi 6 nagiye kubivamo ntarabivamo gato baratubwira ati murarwaye tugiye kwipimisha je n'umugabo tuzana twese twanduye sida ngicyo kintu gikomeye mu buzima cyambabaje n'uyu munsi numva ko icyo kintu nta kindi kintu kinizongera kumbabaza hanyuma twabimenye muri 2007 mu kwezi kwa 5 hageze mu kwezi kwa 8 umugabo arapfa muri kwa gupfa k'umugabo yansabye imbabazi ansaba imbabazi z'ibintu byose byinshi nagemba byo ntavuze hanyuma ageze kuri sida arambwira ati umbabarire ko nakwanduje sida none ndamuga nti none se wowe ati nagukubise kenshi nkubwira ko ari wanyanduje sida ariko nigiye we wayikwanduje ni none se wayandujwe nande ambwira abagore 3 numvaga ko ntatekereza ko baba bakora ibyo ngibyo umugore wa mbere n'umwampaye bya 40 umugore wa kabiri nuwo twabikaga imodoka umugore wa gatatu nuwo mugore wa mukuru we yarapfuye azira sida abagore bose ari babiri bari barapfuye n'abagabo babo bose bari barapfuye nese hasigaye umugore umwe wenyine nuwo wanjye uhisufu ubwo hasigaye umugore umwe wenyine nanjye mu bantu bagera ku 8 hanyuma muri iyo minsi imiti yitwa Nevirapine abaganga barimo hano murayizi cyangwa se bifata hano murimo murayizi iyo miti ndayifata nyifata igende mwigerageza y'imisi 15 kuko ariko babigenza mbyuka nabyimbye umutwe wanjye wabyimbye ugera aha amazuru agera aha amatwa agera aha umunwa n'ukurabe hasi amaso yamenetse ariko igice cya ruguru cyonyine ahandi hose ndi muzima ngiye kwa muganga barambwira bati wagize allergie yayo bamutunini twa pararamine ntunyoye hageje nko masaha 11 z'umugoroba mu maso haratutika ariko atutika kuri rwa rutwe rungana gucyo nababwiye urunwa ruragera hasi urundi ruragera mbese nari meze nabi bikomeye hageze masaha 9 z'ijoro rwa ruhu rwose rwashizeho ntumbaze ngo rwagiye ahubwo sigana mu maso hatitira ibisebe biva amaraso avanze n'amazi ndibwa mu rwego rwo hejuru ndibwa kugeza n'ubwo imisatsi yanjye yose igiye kuvaho nirirwaga mboga mvuza induru kandi mabwire ngo ntabwo najyaga mu buriri kuryama ntabwo naye nkiryama mu buriri kubera iyihe mpamvu ntabwo umutwe nkaya gutyo ntabwo naye kumanura mu gitanda ngo nzongere nkwegure ngushobore wari munini cyane mu rwego rwo hejuru bigatuma noneho ndara nicaye mu ntebe bukajya guca mu gitondo usanga umutwe wanjye umeze nk'igipapayi cyaboze bakandagiriye hasi mfite umubabaro uteye ubwoba shinyitse amenyo namwe ni mu bikurure mu bireba umuntu umurareba hasi undi areba hejuru amenyo ashinze ku binyama gusa amazuru yaraboze mu matwi niko kuko nari imeze nabi cyane hanyuma ariko nkagira ikibazo amaraso agaturuka bene aha mu mutwe akamanuka mbabaza nkavuza induru nkaboroga ubwo kandi arambabaza hari ibisebe biri inyuma hariho n'amaraso arimo kumanuka mo imbere mu nyama akamanuka yagera aha agatumba agatahaturika nkumva meze nkaho noroheho gakeya hanyuma kongera bigahera nanone kandi uruhande amezi 2 yose arashira nkajya kwa muganga abaganga bakajya boza na biriya bipanswa bakajya boza agakota agashyira hirya hari nagiye gukira ibyo bisebe bashize amezi 2 yose urumva ko hari igaragara nkaho navanye nko kushe wajya ngo ugikushe kinini hanyuma rero igihe kimwe impamvu nyamwange nkunda abahanuzi reka mbabwire Imana ikeneye umuntu w'umumaro hari igihe ugendwa kubita ikintu bita anesthesia uyu muntu wabuze hepfo na ruguru ariko wava nkumva uko ivuze ukamukubise nk'ikintu cyitwa avuga ko ari nk'ikinya umuganga yagiye kubaga umurwayi arabanza akamutera ikinya kugira ngo amubaga tumva Imana nayo ije dutera ikinya kugira ngo dukomeze dukomereze mu gakiza twe kubivamo ngo tujye hanze hari rero abahanuzi rwose ubwo Imana igibaho umugisha mbona nta kintu batwaye aleluya haza umuhanuzi asanganishe muri saro arambwira ngo mvuko ivuganye nawe Imana irambwiye nkubwire ngo izakugirira neza uyu mubabaro wose uzawibagirwa kubera ko mu bakozi yiteguriye nawe urimo numva ndavuga nti Imana ishimwe ko ifu kubimbwiye gutyo aha no gupfa ntabwo birimo
hagiye hashize iminsi rero bigenda bikira mbona birakiza, ariko bikira umwanya warafatanye kubera ko nageze aho njya kwa muganga. Umuganga umwe ntashatse kwirirwa mvuga amazina aba yambaye ga, arambwira ngo reka ngo kubera amenyo ukuntu ashinze kubishinya n'ukuntu ushinyitse bitera abantu iseseme, none reka nkwereke icyo nkukorera. Yambaraga afata umunwa wanjye hano hepfo, afata no haruguru, arawegeranya ngo yohora ugeze gutyo, mwarameze gutya, uretse akantu agaya ka fanta murakabona kangana nka ziriya kabure za ziriya mikrofone. Ako gaheha niko nacishagamo, niko nakoreshaga muvoma hano ho, ntabwo hari harafatanye, ariko hano zafatanye kubera ko nacishagamo ibintunga. Iyi nda nayo ntabwo igimye ko umuntu afite ikibazo ngo byibure imubabarireho gakeya. Ni ukuvuga ngo nanywaga amazi nkanywa ishyushyu cyangwa se ikivugo igica mu gaheha cyose ariko kitaryana. Ji ntabwo nayifataga kubera kuryana, kuko sinari naboze, ntabwo nabivuga mu byumve no kujya no mu muhogo. Hanyuma nakuba nakumbuye ibiryo nkabwira baba akaminina amaminwa y'ibishyimbo, ko twarabanaga n'ubu turacyabana, akaminwa amaminwa y'ibishyimbo, nanjye nkumva ngo nari ibiryo. Nubwo buzima nibereyemo amezi 2 yose arashira. Hanyuma rero ubwo maze gukira, umva ko niho naringeze, maze gukira ndavuga nti kanjye kwa muganga, mbwire muganga ame imiti yo gusiga mu maso, kuko hakize hasa na kwa kundi. Mumbabarire muhumva aho hantu ntatse kuvuga ukuntu hasa, nawe urabyumva inkovu itarakira ukuntu ibisa mu byumve, sibyo? Hanyuma rero ndangije njya kwa muganga, muganga anyandikira ordonnance yo kwa njye gushaka umuti wo gusiga mu maso, amana transfer, kandi simvuga kuko umuntu urafatanye. Transfer rero ndagenda ndayijyana na ordonnance, ngeze kwa muganga kuri pharmacy mbajije umuti bati ni 8,000. Nanjye 8 ntayo mfite. Ubwo ordonnance niyo nshakira umuti yo gusiga mu maso kwanga zase n'ahandi. Naho transfer niyo kuzajya na CH kugira ngo bazafungure umuntu bazawukate bongere basterilize. Hanyuma amafaranga ndayabura bya 8,000, ntahana ordonnance yanjye, ntahana na transfer, mbijyana mu rugo. Igihe niciye mu rugo byancanze, umva byancanze nawe urabyumva. Simvuga kandi no maso yanjye ukuntu hasa urahumva. Kandi nukuri hari haragize kubera gukokora cyane ibishwa bigiye kirekire. Ndangije ho igihe niciye muri saro, haba haje umugabo baje mu ivuga butumwa i Kigali. Uyu mugabo avuye igihundwe, yaravuye Cyangugu, ari mu ivuga butumwa hari Kigali, ngo agiye kumva yumva ijwi ry'Imana. Ariko murumva abantu b'umumaro, abantu b'Imana, uziko ariyo mpamvu Imana yampaye iri jambo. Imana ikeneye abantu b'umumaro. Uyu muntu ambera uw'umumaro, kandi abera Imana uw'umumaro. Erega ntabwo Imana izaza ngo izakora mu bantu bayo mu bo yatoranije. Araza asanganikiye muri saro byancanze mu masaha 12 z'umugoroba. Mujya mwemera ko Imana ibasha kuyobora umuntu wayo, ikamuyobora akaza kwijwi ryayo paka imugejeje aho ishaka ko agera. Uwo nawe niko yaje, nta muntu ugeze aba cyaha garuka ha, nyura hano kataha, hagararaho injiraho, naho nga nuko yaje. Haleluya! Araza none haraza asanganikiye mu ntebe byancanze mu masaha 12. Numva umuntu arakomanze, abarinje yavuye igihundwe ariko ari mu murimo w'Imana hano i Kigali. Harambwa ati ngo utumweho, atumva ko Imana ivuganye nawe. Niyego ati Imana irambwiye ngo nkubwire ngo nigira transferi iruta izabaganga bagira. Umunwa wawe mu gitondo urasanga yawufunguye, ariko iragusigira akamenyetso kerekana ko wigeze gufatana umunwa. Ni wowe uri hafi. Aha ngaha ubona hameze nkaha, nta kantu urimo kubona hano, ni akamenyetso nigeze gufatana umugera aha ngaha. Ndavuga nti Imana urakoze, arambwira ati kandi ubu kwivuze, atarambwiye ngo ufite ordonnance yo kugura umuti wo gusiga mu maso, none baguciye 8,000 kandi wayabuze. Ati ndabeshya siko bimeze, ntiko bimeze. Atumva kwivuze ntiyego, ati ravuze ngo gusiga amavuta yisigaho. Mwawe ntakeye, hari n'inkovu mwambonaho, oya hari n'inkovu mwambonaho. Yesu arashoboye, Yesu arashoboye, ngo Yesu ari mu kazi, ngo Yesu ari mu kazi, ngo Umwami ari mu kazi, ndabyumva ari mu kazi. Haleluya! Ubwo natangiye nkira, inkovu zishiraho kandi umubiri weguka, kugeza uyu munsi uko mumbona gutya, nisiga amavuta Yesu yisigaho. Hanyuma reka nihute, ubwo igiswakunda gifite ngo mare gukira nsubira muri Kanyanga ndayikora, umugore mubi
ngambanira abapolisi, ngambanira abasirikare, igihugu umva ko nacyo ntakiretse. Yewe mu mugore umanuka muri ya mikinga imanura amazi ku misozi, nkajya mpeka za Uganda barage ukagira ngo ni dendo. Yewe ibintu birakomera, ngiye nkajya ngora za ibidebe bya ubusa, nkapakiramo kanya nkajya gusorera muri duwane, nkasorera ubusa kandi ari kanyanga napakiyemo. Yewe nkajya ntega za ziriya modoka zirazo muri Ortepe, ziraza zo mu makerarugendo ziko zira batazifata, nkavuga nti ni izi ngizi ngenda nazo, nkatega za Gitrosi. Yewe mbu mugore mubi ntanga za ruswa, yewe ntanga ruswa mu mugore mubi. Ndangije none igihe kiza kuza kugera, amafaranga aragwira, ababaye miliyoni 7, amari kuba miliyoni 7, amaze kuba miliyoni 7, Imana itangira kuntumaho. Umuntu araza arambwira ati mu Masiriro kumaze kugira amafaranga menshi, wabivuyemo ukajya gucuruza ibyubahisha Imana. Nta kintu acuruza kiruta kanyanga, ukuntu kanyanga yunguka, ifata ifaranga, itora ifaranga kurindi. Narangura gacifu arajya amafaranga 800, nkayicuruza 2500. Nimaze nk'amapaki 100 cyangwa 200, murumva nta mafaranga mfitemo. Ariko igihe cy'Imana cyageze, hanyuma igihe kimwe ngiye kumurumva umuntu ahamagaye miliyoni 7 hara muri banke Gaseke ndazifite. Arampamagara ngo ati mu Masiriro ntikarame, ati ngiye kubona mbona wambaye ubushwambagara, ati ngiye kubona kandi mbona urananutse cyane, ati none kuri umunyamwuka. Hari igihe batubona abantu ukagira ngo nabanyamwuka ariko byararangiye kubera kwisimba gusa no kwitera hejuru. Ariko Imana dukore ku maso, tumenye abo dusenga n'abayo, tumenye abagenzi b'ukuri, tumenye n'abandi biyoberanya. Ntukabona umuntu yitera hejuru cyane mubona akaraga cyane ngo ni wewe. Reka ntabwo ari wewe, ahubwo Imana igure kumwinjiramo umenye neza uwo ari we. Haleluya. Hanyuma nangije ndamubwira nti yewe ni kuba nambaye ubushwambagara bivuga yuko nta mwuka wera ukiri muri, nta gakiza kakindiho. Ni kuba nanutse cyane bivuga ko nta mwuka wera ukiri muri iki. Ati none ko meze cyo reka nkubwire, uretse ko nabuze umuntu naturira kandi imyaka 3 n'amezi 3 yose arashize mba muri kanyanga. Ubwo ntabwo mbibabwiye, ubundi ndabivuga cyane ndi mu giterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge, ndabivuga nkabyinjira mu byose ko byagenze, ariko reka tugende gutyo kubera igihe. Hanyuma noneho ndamubwira nti rero ugende ubwira iyo Imana yawe inyisangire, Imana igiza. Ngiye kubona mbona umuntu nijoro araje ari mu ntambuko yoroheje kandi nziza iteye ubwoba, arambwira ngo uva mu by'umwe bwe butagira umumaro, ngo niwemere ukanyumvira nzaguhaza ibiza byo mu gihugu, ariko niba kwagoma inkota y'Uwiteka izakurya. Ntabwo nigeze mbyita. Bwakeye mu gitondo njya kuri banke ndotera 1,350, mbangiye Gatuna, ngeze ahantu ku ifamu ya Kabarebe, ahantu hino yaho mujya gusengera muri ya mazi y'ibyumba. Ngiye kumusanga Rwanda Revenue barahari, baravuga ati niwe dushaka, barabijyanye. Bukeye mu gitondo subira kujya kuri banke ndotera 3,000,000. Imana yari yaje kuko nanze kuyumvira, subira kuri banke ndotera 3,000,000. Mbandagiye njya gukodesha imodoka zari ziparika kwa mirimo tarahasenya, njya gukodesha imodoka, ndenga ku modoka ya mbere ya kabiri ya gatatu, ntumbaza ngo nenze kuri zingahe, ndagenda ngira kuri imwe, ndavuga nti imodoka ni yandi. Umugabo ati ni yanjye, ni none mfite akamari wajya kukanzanira, ati cyane rwose, ati ndajya kukazana. Kumbe umuntu w'umusiyayidi. Imana abantu bose barayikorera, ibintu byose birayikorera. Ni umusiyayidi gose we ribu wa none yiparikiye aho ari washaka inkozi z'ibibi, none ziramwizaniye. Arambwa ati none nakamari iki ntutuyoga, ati tungana iki na makarito 80, ari ku mpaka wa Gatuna. Ati none aturampangahe nwashaka ngahe, ati wampa 70 ndagwa 50 ibihumbi. Atoya, ndavuga nti nta kibazo, twemeranywa kuri 70. Turagenda tugeze Gatuna, njyanye n'umusiyayidi. Tugera ahantu ku Kiliziya mu Gatsata, abantu bazi ku Kiliziya cyo mu Gatsata. Nkimare kuhagera mbona imodoka reka saparitse ku ruhande, ati banzu nyishyure. Ati iyo babafashe turahomba, amapine za bandefri n'ibindi byose n'ama essence. Ndavuga nayo ko se ndakwicura kandi maruta, ati jewe ndabizi ko nyizana neza kandi ndazana neza cyane mu mahoro, ndayikuzanira. Amafaranga mu isakoshi ndamumarira 70 ndamuhereje. Asa tumuduka turagenda. Tugera aho wita mu Maya. Ntabwo nageraga ku mupaka kubera ko ntabwo nagera ku mupaka kandi ari forode, babaga babezanya abana babicishije mu ishyamba. Ngenda ndupamagana n'abana, ngera ahantu hagati yo mu Maya na Gatuna bya Kiyonga. Abantu bagiye Gatuna se ko Uganda murahaza, mu ishyamba ry'ikorosi umera nkaho uhita winjira muri Gatuna. Pase ni mwazi hari ahantu mare kuhagera. Ubwo mwana arampamagara ko nakwishaga umwana umwe nagakoresha benshi.
ati mabuja tugeze ntigeze aha naha, ati ngwino. Ubwo tuba tuhahuriye aho ngaho nabo, kuko nagendaga nabo niko bamanukaga, nkumva iki agihe basigaje nanjye nkumva najya aho ngeze, mbese twagendaga tugenda turi kumwe nabo bana, kumbe ndi kumwe n'umusiyayidi niwe untwaye. Nanjye ndamuga nti wowe kata imodoka urebeshe Kigali, dupakire bamaze kuyikata barayikase abirebesha hari. Ndangije ndapakira amakarito 80. Igihe turiho dushyira amahema n'abakozi banjye n'imigozi duhambira, kuba umugabo ari ku ruhande ari kuri telefone. Turangije ndamuga nti tugende tuba turagiye. Abo yahamagaye simbazi, ibyo ngiye kugwamo ntabwo mbizi. Turaza noneho tugeze mu rukomo, numva yitamye ngo Karame sheri nari nagiye ibyumba, hari umuntu wari wankodesheje, ariko sheri ndiho ndihuta nturyame ntaraza. Akaba bumbishije aho tugeze, nanjye akanyumvishe ko ari sheri we. Tugeze Gaseke naho nongera bisubiramo, ndamubwira nti reka nkubwire, uyu mugore yagutesheje umutwe, abagore dukunda kurya, dukunda no kwambara, n'umwereka 70,000. Areta abona ko inkoko nziza mu gitondo ari bikureho igihanga ndetse n'igitenge cyiza ari bucyambe. Ni umusiyayidi ndiho mbwira. Arambwira atega dushakanye vuba, ni ntacyo mwire twigendere. Tugere hano kwa Mirimo, bari batarubaka neza uriya muhanda nkuko wawe, kari hakiriho ka kararo, sinzi niba ahantu hakibuka. Tugeze hejuru y'akararo, mbona imodoka ihagaze muri feruje, imodoka y'umweru ikinguye imiryango yombi, imodoka ya tuteri cyangwa zira za double cabine. Mbona nihe ihagaze, ndamubwira nti buhagaze. Iriya modoka mbona siyo muri RPD, ubwo nyine muri Rwanda Revenue. Aterega nti atereka turebe, nturebe kandi je nayibonye na plaque nazibonye kuko nayisigaye nzize zose. Arambwa turabizi nti ati nubundi twafashwe. Ati imodoka iri mu bwoko bw'iyange, kandi iriya modoka iri mu cyerekezo. Twebwe umwanya wo kujya gukata ireba tugeze, cyane cyane ko we adapakiye gihe nkabampakiye. Aha ni Nyabugogo na aha ni Nyabugogo. Aya ni amagaraje na aya ni amagaraje. None aho twabakatira cyane ko ni saa 9 z'ijoro nta modoka twabona twakatiramo. Twafashwe rero. Ubwo yamaze kumbwira gutyo, numva ikintu cy'icyugaza nyebutse, mbona n'umupolisi yamugezeho n'imbu. Njye ku mushoferi nsanga n'umupolisi nawe yamugezeho. Ndebye imbere muri paraburiza, sanga undi wondeba ya modoka ahihagaze. Mbona abo bagabo sinzi ahantu baturutse. Ngiye kubona mbona umupolisi nabahagaze mu mazuru y'imodoka yacu. Uwo mazuru arambwira ngo Masiro ni Karamafande, ngo amaboko hejuru se ibyo niziritseho, ibyo nihambireho za Red Bull za Uganda barageza Chifara, ibintu byose mbese simpumeka. Ariko nahise nkingura umuryango, maze gucingura umuryango, igihe mpagaze ngiye kubona mbona za mbunda zose bazindebeshejeho. Nkakebuka nkabona imbunda, nakebuka nkongera nkabona imbunda. Arangije arambwira ati nunyeganyega turakumena, nimutararinda mwamena mwabaje mukamena zirantira hamwe zamaza abantu. Ngewe hari icyaha nakoze cyatuma mumena? Yego narangwa inzo utemera, ariko ntabwo ari icyaha nakoze cyatuma mumena. Reka mbabwira iyo umuntu yaguye, abafite ubushizi bw'isoni, abafite kuvuga nk'umufuniko wa fanta bataye hasi, kuko nta tuvutana. Muri iki kidufata na amavuta, ikidufata na amavuta. Uzareba urugi rutema amavuta rurasakuza, imodoka idafite amavuta irasakuza. Reka mbabwire muzabirebe, uziko n'umubiri utisize nawo uba wagagaraye. Uziko n'ibyo bidakaranze usanga byahagaze, ariko bikaranze bicabugo. Amavuta ni ingenzi ku mukristo, si byose. Igituma dutukane tubasubiza nuko tuba dufite amavuta, ariko uzareba yashizema arasubiza, avuga ati ngira nzaba nkafata ejo baye nkarekuye. Nuko bimeze, ndababeshya se? Uzareba umurindi udafite amavuta, ntamungo utari ku bundi ubwo urimo kuri ritima, umva ibyanjye mubireke simwe mwampagaye. Ndangije rero ntabwo bamfashe, nakubwo nababwiye gutyo. Umupolisi mwarambwa atari ko hatu uyu mugore n'iki cyamaze, ubwo ibaza amagambo ndiho mvuga, ndi hagati y'imbunda, mfata nk'igihanga, ni saa 9 z'ijoro, ndi hejuru ya Nyabugogo, bananjugunyamo n'umugezi hari, banamba bakangira kajya kumfunya n'ahantu nta nubaza kumbura, ariko ndi umva amagambo. Atari ko uyu mugore n'iki cyamaze, ubwo ni namazwe ubu no kurangira ijoro abagore banyu baryamye. Ariko niba se kiragenda avuga nti Yesu warankoreye, Yesu yampagazeho. Amen. Yo disi Imana ijye duha amavuta baroko. Uziko nitari dafite amavuta ripapaza pa kayango ni igisatu kandi nuko nta mavuta, ariko isaba amavuta ritarya karituje. Reka nihute nsoze. Barabitwaye ntibamfunga, ariko igiswa ko ni cyinshi. Rangije ngenda nyamaramo yose asigayemo yose, nyamaramo n'abamfitiye ideni bose baranyishyura. Gahunda ni y'Uwiteka, niyo kumara ibituma ntinjira mu bwami bwayo neza, niyo gukura bimeze nk'amahagi. Iyi nzira irafunganye,
ntabwo ari inzara, ntabwo ari igihogere. Igihogere bujyacamo buri abari bose. No nsubira gatuna ndarangura, ngeze mu rukomo baramfata, babankubisa amapingu, banjyana muri gereza. Ngeze muri gereza rero numva ndashaka Imana, numva ndashaka kumva korari, ndayikurahe. Numva ndashaka kumva ijambo ry'Imana, ndarikurahe muri gereza. Numva ndashaka kumva umuhanuzi ahanura, ariko wenda ahanure mu izina rye basayibeshe, ariko sindamukurahe. Nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Hari igihe abantu kwifuza bumva Imana ivuga, ariko batumva nayo yaracecetse. Mwashatse Imana mwabarokore mwe, mwashatse Imana. Hari ibindi birenze aho mbabwiye, meke dushaka Imana, nicyo gihe cyo kubona gushaka Uwiteka. Igihe cyaje kuza kugera rero, noneho ngeze muri gereza numva ndashaka Imana, ndashaka kumva Imana ivuze, ariko ninaryama ntabonye aho bavuga Imana. Hageze mu gitondo numva akaguma karavuze, negeye mu turi kumenya akaguma kavuga n'akabacyati n'akabarokore, ntibayatu muri ADPR, nayo ntigiye muri Nibature. Nagiye muri Nibature nsanga nagiye nta nakarabye, kuko ntabwo nenze aho robiniri bari bahangeje muri iryo joro, nta n'umuntu afite wo kubaza. Mbese nengeze ahantu hagiye nyine, naho ngaho nigewe gusa byonyine n'Imana gusa twenyine, abandi bose simbazi. Hari abisha abagabo babo, hari abakuyemo inda, ariko genziza amafaranga yanjye. Umva bitari bitandukanye, ariko byose irafata injyanamo. Ndangije sanga bari imbere y'ibijana 39 ndiho ndasoza muyobozi. 139 numva iramfashije, bayivanyeho bashyiraho 16 mu gushimisha. Maze uko zivuga, imwe na uko Imana Mana uko afashaga abasogokuruza, indi abayesu bishimira izina rye. Izo ndimbo ziramfasha. Noneho ndangije bashyiraho n'ijambo ntibuka. Hanyuma numva ndamenetse, numva ndafashijwe, nipfukamira ku karago hakundaze ku gashitingi. Ndangije natura ibyaha byanjye byose hatavuyeho na kimwe. Hanyuma maze kubyatura nibwo nabwiye Yesu ko niyo ndiho nirebera abandi, ntabwo nkibareba. Hanyuma ndavuga nti Yesu, ndashaka nibyo nibagiwe ubimbabarire. Ntabwo nongeye kumubona, ubwo ngarutse hahandi babantu turi kumwe durusengana. Umuyobozi w'itorero ari we muyobozi wa gahunda, abaraje asengera, andambise ibiganza, yavuze nk'amagambo nk'atatu, arangije atangira arazamuka, atangira arampanurira. Imana imbwira ibintu byinshi, ya mashyamba nagangenda, ko yandinze imbwebwe kundya, ko yandinze inzoka, ko yandinze kugwa muri za ruhurura, amasasu, bandasha amasasu menshi, bene barandashe. Nari igifaru cy'umugore cy'umuforoderi kazi, n'abantu bose bari baranyobeye ukuntu nkora, kuko mbivuze ukuntu nakoraga forode, ntabwo wabyo. Ni ibintu bikomeye cyane, ntangarutswa mbere yuko njya kuzana imari, nkaza mpagana n'abantu, shyira abana ku masantere, nkavuga nti ndaje ndiho ndaza, ambwira ati mabuje raje, nkahita mbwira umushoferi nti imodoka zigiye twinjire mu ishyamba. Mbese ni byinshi. Hanyuma n'igihe cyaje kuza kugera, Imana imaze kumbwira ibyo byose, imbwira byinshi. Bagiye kunkatira, bankatira 6, nagiye kuyamaramo, numva ndi umukristo mwiza. Niho nabatijwe mu Mwuka Wera, kubwo kuyata gushaka Imana. Niho Imana yampera umurimo w'ivuga butumwa, aho muri gereza, kubera gushaka Imana. Nasohotsemo muri gereza, nagiye muri gereza itariki 19 z'ukwezi kwa 9 2009, nasohotse muri gereza itariki 22 z'ukwezi kwa 3 2010. Namaze mu amezi 6 yuzuye. Hamageze muri 24 z'uko kwezi, nimva ko hari kwa 3 navuyemo kuwa mbere, nibwo nagiye gushima Imana i Galilaya. Ngiye gushima Imana, umuhanuzi kazi witwa Rebeka, muramuzi mu Gashyekero. Rebeka rero ni wari umwigisha mu bavyeyi b'i Galilaya. Aramaze usko gushima Imana, ngiye nasabye umwanya wo gushima, ndashima ko ndiho nshima, kumbi Rebeka ari mu mbese arahonga. Arangije nsohotse, arambwira tumva ko ivuze, ntiyego. Irambwiye ngo iragukijije. Nkagira ngo nta mafaranga impaye, kuko nari mfite ubukene mvuye muri gereza. Kumbi kuko nari mfite n'urutwe gusa rutajyana n'agasasi namba, umva nari ntaranamera, umva ko nari mfite n'agatambaro mu mutwe, niko nahise nari nashyizemo. Arambwira ngo Imana irambwiye ngo nkubwire ngo iragukijije. Nkavuga nti wende nta mafaranga impaye, ese niye muntu uzayatanga yatoragura. Igihe nimo kubyibaza, arambwira ati rambwiye nkubaze nta sida urwaye, nti ndayifite. Arambwira ati Imana irambwiye ngo iragukijije. Ku mutima ntaha, nubwo se sida irakira. Iryo sezerano ndimarana imyaka 2 yuzuye, kuva muri 2010 mu kwezi kwa 3 kugera muri 2012, ubwo hashize imyaka 2 yuzuye. Nari naranze kwemera ko Imana ishobora kunkiza sida. Nicara kuri moto y'abamotari, tumva ko ivuze, yavuze ngo igukijije sida, ntindabize ariko ceceka. Naba niciye musenyero umuhanuzi ati umva ko Imana ivuze igukijije sida, ntindabize ariko ceceka. Ariko umunsi umwe njya gusengera kwa Nyirabasare, sinzi niba hari umuntu umuzi wo mu Gatsata, yagiraga icyumba, nigisha ku ijambo rivuga ngo ni mubamba amahema hafi y'inyanja. Hanyuma iryo jambo maze kuryigisha neza, ngiye kwicara, nibwo nayo ko mbona hari masaha ya 6, mbona kana kavuye ku ishuri. Haleluya. Akakana karaza ndaje mbasohese. Akana karaje karambwira ngo
Imana iravuze niyo yongeye kuvuga irambwiye nkubwire ngo igukijije sida, igukijije sida. Reka mbabwire Imana yankijije sida. Muremera ko Imana ikiza sida? Imana nasoje muri ubu. Imana yankijije sida, Imana yankijije amara, Imana yankijije impyiko, Imana yankijije ibizima byo mu nda, yankijije guhobagurika ku mubiri. Ubu mfite akabiri keza n'ukuri kuri. Ariko Yesu we, amen. Imana yarambwiye ngo nzabwira abantu ngo batemera yuko sida ikira. Irambwira ngo nzababwire ngo kubaganga ntikira, ngo cyokora baragerageza, ngo ariko ntabwo igerageza. Irambwira ngo nzabaza abagore babyara ngo mbese iyo mutwite muhekeye amagufwa angana gute, ngo nagera mu nda zanyu yiremwe mw'ay'amaboko, yiremwe mw'ay'amaguru, yiremwe iry'umutwe, colonne vertebrale na twatundi twatugufa tundi muhekeye amagufwa angana gute, muzambwira ngo ntayo muhekenye. Irambwira ngo none se mu nda kumuzi ko ari umwana aba, kandi mu nda niho hantu hari ibinyama byoroha kuruta ahandi hose. Hari za terisi, hari ibifu, hari imyijima, impyiko impindura, imitima ibihaha, imyijima, ibyo byose n'amara, kandi n'ibinyama byoroha. None ngo ayo magufwa avaye kugira ngo umwana aze avukanye amagufwa yuzuye kwa kundi. Irambwira ngo nzababaze ngo mbese Imana iremera mu mwana amagufwa yamuremeye imukura mu busabusa, ngo ni Imana itabasha gukiza sida mu maraso y'umuntu wayo ikunda. Irambwira ngo mbese niki gituma ngo mwizera ko Satani yateza uburwayi, ngo ariko ntimwizere ko Imana yabukiza, kandi ngo mwirirwa muvanga imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga za Satani. Ngo iba itabashije gukiza sida Satani yateje abantu, ngo ntabwo yafite imbaraga ziri hejuru yazo. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Reka mbabwire impamvu yambwiye muyona kakonyene. Impamvu yambwiye ngo yarambwiye ngo impamvu yankijije ngo nuko nakunze gukiranuka nkanga ubugome. Nabihanuye n'umugore wo mu Kiyovu musanze kwa muganga, njya gufata control ya gatatu ko nipimisha inshuro 5. Inshuro 2 ni Butaro ngwaje uwo mwana kanseri, inshuro ya gatatu ni hano ku Muhima, inshuro ya 4 ni ya 5 ni ara mu muhanda, babandi babashyize udutente mu muhanda. Hanyuma rero abagabo bazaga gutereta, reka kuko nyine nkavuge ko nyine mbabwira impamvu. Abagabo bazaga gutereta kuko nari nkini muto birumvikana, kandi giswako nari namaze gukira. Yesu nisiga amavuta Yesu yisigaho, sigaye nse neza. None abagabo bakaza bagatereta, mugakaza kandi yantereta mubwa niko uje kuntereta urica ati ndi umugabo. Ntufite umugore asetera mufite, none se uje kuntereta ndica turi umugore atari ko ndagukunda nawe. Nti none se ni urarugasanga ura mugore wawe muri utubwiza ati ntabwo muri utubwiza ati twese turasa, ati mwese ndabakunda. Mwatangena nkazana agafishi, nta gafishe nakiki ati simbizi kuko nakagendanaga, nta gafishe nako mfatiraho imiti, ati imiti y'iki ni imiti ya sida. Aturabeshya ati nose ufite sida, ntereka nkumbaze nkubwire ngewe ndyamanye nawe nagutwika ugatwika umugore wawe, abana mwabyaye bagahura n'ikibazo. Ati nose ko ufite sida cyangwa no gushaka kumbeshya, ati no gushaka kumpakanira. Ndabwira ntereka nkubwire nkagera nkakora mu isakoshi. Ibinini nabigendanaga kubera ko navuga ngo amasaha namfata, kuko yari 24/24 amasaha namfata nze gufata ikinini, nkata mfata ibinini. Ibinini paracetamol z'umutwe oya, ni kinini za malaria oya, ni veromox z'inzoka oya, kubera ko ibinini bya sida birihariye. Icyambere bifite forme ya gutya, sibyo hakagiramo umurongo hagati. Icya kabiri biba binini kuruta ibinini byose bibaho. Icya gatatu bigira amabara atika, ni mauve, ni imihondo, ibyatsi bibisi, ubururu, imyeru. Nge nagiraga rero by'umweru n'iby'umuhondo n'ibya mauve, nagiraga bitatu biteye ubwo. Nkabimwereka yamwereka ati atari ko bwa sida koko aturamenye, atereka nigendera. Icyo rero nkagira ngo ni cyoroshye nkoze, kumva ijuru riravivuye. Ukora iki ngo Imana ikuvivurire? Imana ibaha umugisha. Ukora iki ngo Imana ikuvivurire? Mbere yo kugira ibyo usaba, kora ibyo usabwa. Kora ibyo usabwa, ikora ibyo usaba. Kora ibyo usabwa, ikora ibyo usaba. Kora ibyo usabwa, ikore ibyo usaba. Imana ibaha umugisha.